Hello, mwiriwe neza, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye gukurikirana ubusobanuro bw'izina Claudine. Izina rihabwa umwana w'umukobwa Claudine, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ucumbagira. Ba Claudine rero usanga ari abakobwa biyumva, bigira confidence, akaba ari umukobwa ugira imbaraga mu byo akora byose, kandi akaba ari ba bakobwa bayoborwa n'amarangamutima kuko bagira amarangamutima menshi, kandi akaba ari wa mukobwa ugira igikundiro cyinshi mu biganiro aba aganira n'abandi na bagenzi be. Ba Claudine rero, umukobwa witwa Claudine iyo arakaye ntabwo ajya aheranwa n'agahinda, ahubwo ubwe ashaka icyatuma yishima. Ntabwo bajya bakunda guheranwa n'agahinda, bishakamo igisubizo, bwa burakari akabushyira ku ruhande bakishima. Ni umukobwa ushyikirana kandi akaba akunda kunga abantu bafitanye amakimbirane, kandi agafasha n'abandi. Rero ba Claudine, iyo uri inshuti na ba Claudine uba usanga Claudine ari wa muntu ukumva, ugutega amatwi, akakwakira, akanagufasha mu gihe umukeneye. Ba Claudine ni umukobwa ukunda kugaragara neza, umukobwa ukunda gukundwa, kandi ntabwo ajya ahisha amarangamutima ye. Icyakoze Claudine akenera umuntu umuba hafi, akamwereka inzira yo gucamo, kubera ukuntu bakunda gushidikanya ku bigendanye n'ibitekerezo by'abandi. Kimwe mu bintu bivuna Claudine cyane rero ni uguhitamo. Claudine akunda utuntu dusa neza, ibintu bisa neza, abantu beza, akunda kandi ibintu bijyanye n'ubuhanzi ndetse n'ubugeni. Claudine rero aha agaciro umuryango we cyangwa umuryango avukamo, kandi iyo ababajwe mu rukundo n'umuryango we cyangwa se uwo yakundanye nawe cyangwa aho akomoka, ni ibintu bimubangamira cyane, bikaba byanamutera kwifunga ntajye yisanzura ngo yisanzure nyine yirekure. Claudine rero ubundi ni umukobwa ugira imico myiza, kandi iyo yiyemeje ikintu ntabwo ajya acika intege, ahubwo aruhuka ari uko akigezeho, keretse iyo mu rukundo rwe bitameze neza, kuko urukundo ruha Claudine imbaraga. Iyo mu rukundo bigenda neza, n'ibindi byose kuri Claudine bigenda neza, bikagenda ku murongo, ariko iyo mu rukundo bitameze neza, n'ibindi byose kuri Claudine bihita bipfa. Ngayo rero ngaho kuko iyo izina Claudine risobanura. Mbonereho kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Ba Claudine aho bari hose bakomeze kwishima n'inshuti zabo, bashishikariza gukora like, share na subscribe.